Tubahaye ikaze kuri Murenge Masisi TV Radio abakunzi bacu aho muherereye hose ku isi. Ndabizi bamwe ni mwaramutse abandi ni mwiriwe bitewe naho muherereye. Turagarutse nkuko ibiganiro byacu ari akagaruka tugenda tubashakira ibintu byiza. Kuri uyu munsi dufite kuri kamera zacu nyir'ubwite founder cyangwa se nyiri Murenge Masisi kuva utangiye kuyibona. Wenda mwaramubonye abandi ntimuramubona. Niyo ugiye kuba tuganirira uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye twizera ko biza kuba ryohera kandi mukigiramo byinshi. Reka dutangire tumuha ikaze azaca umugani ngo urugo rutakwisa umushitsi ntiri wari urwawe. Reka tumwakire nk'umutumirwa twibwire nanone hanyuma twinjire mu kiganiro nyirizina. Ni ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Eric. Eric Byiringiro. Eric Nyagakambwe harabarizi. Eric Nyagakambwe. Ni umusaza rya sokuru. Nyagakambwe. Yes. Harabarizi gutyo wababwirire ntiborimenya. Bazi Nyagakambwe. Ngose dramist bene ibyo ngibyo. Amazina ni menshi ariko ayo niyo muzi abenshi. Yego. Ni ikaze cyane Nyagakambwe. Asante. Ndaza gukoresha Nyagakambwe na dramist. Ukoresha igikoresho. Mumeze mute Nyagaka? Tumeze neza turashima Imana. Ni Nyagaka cyane ni Nyagaka? Nyagakambwe. Nyagakambwe. Biba Nyagakambwe zabiga nk'umugore kundi. Yes. Ni ikaze iwawe. Asante. Mumeze mute? Turashima Imana. Umurimo umeze gute? Murimo uragenda. Imana ibirimo kandi nkizabivamo. Ingoma ko ziravuga neza bikomeye. Ipfa kuba hari umwuka w'Imana na sound ari nziza. Abarinzi ari beza biraflowinga. Urazivuza ku buryo byabaye n'izina ryawe wita ngo hari ya dramist. Naho hari irindi nzingo niba ari rosta niba ari roista niba ari resta. Ni iryo ngiryo rosta. Iryo riva he? Iryo riva ku mwuga w'akazi cyangwa ni ry'akazi. Komoka n'ubundi ni kuri ibyo waruvuze. Ibyo waruvuze zo kuvuza cyangwa zo gucuranga naho ngaho. Naryo rifite nk'amateka wenda tuzarigarukeho. Ariko bituruka ku kazi dukora ka buri munsi. Nubwo dukora ibitandukanye ariko ako ngako n'akazi dukunda kandi tutazapfa guhemukira. Nikuzwiho cyane. Umaze nk'igihe kingana gute uvuza ingoma wibutse igihe watangiriye uvuga ngo tureke kwiga umunsi wakubise ingoma ya mbere mu materaniro? Umunsi wa mbere ho sinakubesha ndawibuka ariko nk'umwaka. Gusa mbere yaho hari ibindi nakoze navugije keyboard. Mbere yabwo naje kuja guhitamo gukunda ingoma cyane. Narahere kuri keyboard ho natangiye muri 2005. Nibwo natangiye gucuranga keyboard. Wari muto cyangwa uri mukuru? Nari muto. Ndabyibuka rwose nari muto pe bishoboka. Ingoma ziza gute? Ingoma nyuma urumva ni birebire. Ibirebire ni nka ingoma arizo zatangiye kuko iyo nkurikiranye amateka y'aho impano ikomoka ubu nibwo menya aho yavuye. Ibyo ingoma byavuye kuko mbere kwa kundi batumaga umwana kujya kuvoma nafataga umwanya munini ngatinda mu nzira ku musozi nagiye kuvoma rimwe rimwe ngataha akajerekani ntakamenye nkama mvuza ingoma amasaha 3 agashira agakuruto cyangwa ugasanga agakuruto cyangwa ugasanga isafuriya nazihombanyije zashize. Ubu nibwo zabikurura bati uziko bya bintu bifite. Nyuma yabwo gato navugije ingome ahita ngo ni zakagendana nakujya sinzi ukuntu bahita ingoma y'uruhu. Navugirije amakorari menshi ku ruhu abari mu ruguru mu bigogo ndabasuhuje nakoze agatendo no mu bigogo arahavugije bikomeye ndakabona gatoya gapana ndi umuntu mukuru ngubu. Urumva ko byabanjirije nari mvuze ko bifite amateka maremare. Nubwo hajemo keyboard hagati ari kuza kongera gusubira yego ku ngoma. Urabona muri iyi minsi urabona nk'umuntu wari uzi 2010 2015 iyo mubonye muri uyu mwaka hari igihe umuyoberwa
kubera ukuntu ibihe byagiye bihinduka hari nk'hakazamo n'uduterambere uko wasanga hari harya ni gute muzita amagigi uko wasanga hari nk'ibitaramo wakubisemo mu myaka iriya myaka yahise uyu munsi umuntu atapfa kumenya ko ari watwibutsa wenda ibyo ni byinshi mu by'ukuri ni byinshi nk'ibyamamaye duhereye indirimbo tuzi uvuga ati ni jewe wayivugije reka mbere ikibazo cya mbere wabajije ngo ni nka ryari natangiye kuvuza ingoma 2009 aho ngaho 2010 nibwo nibuka natangiye gukora muri Zion Temple hariya Sonatibe muri paruwasi ya Sonatibe aho twimukiye tuja Kabeza mu Rubirizi mwumveyo nkomereza Foursquare abantu benshi niho banzi muri Alarme gutyo narahatinze navugije amakoncert menshi navugije Gisubizo amakoncert menshi Kigali navugije True Promises ndabyuka concert ya mbere ngira ngo bategura igitaramo cya mbere biga gutegura igitaramo navugije ingoma n'aba pianiste byinshi ngubu uri muri Amerika kuri album yabo ya mbere yanamamaye cyane ya True Promises bari bataratangira gukora live recorded cyangwa live recording ndibuka basohoraga amaudio akabanza gahitinga bakaza gushutinga amavideo nyuma niho batangiye kugaragara no mu mashow mu bitaramo nje navugirije ADPR batandukanye rwose paruwasi zitandukanye navugirije amakanisa za UCC navugirije za Rwanda Mura Charles navugirije Deliverance Church navugirije Selpar kwa Nyamurangwa na hariya kwa Revera Gasana Kimironko navuga i Kigali ho sinzi Kigali ngo hasize ibirari nta birenze aho ubwo ngo ufite experience y'imyaka 15 niba ntibeshye uko aka kanya tuvuga ni 2024 uvuze ko atangiye 2009 experience y'imyaka 15 ni nkuko nuko uyu munsi nibyo gikora n'uyu munsi ibyo gikora tubwire bikeya gusa amakuru makeya hanyuma tuze mu bindi tugiye kuba tuvuga aho byitorero kuko n'ubundi byose biri muri cadre y'umurimo yego kuba wicara ku ngoma ni byinshi ubona yego waciye mu makanisa atandukanye nkuko tubwiye yego ariko se nka experience yawe mu muziki ni yihe kugeza uyu munsi ni biki wigiyemo ni biki wungukiyemo biragoye icyo kibazo kiragoye kandi gisa n'icoroshe kubaza umuntu ngo experience yawe ni yihe zore no mu interview menshi y'akazi umuntu uzatsindwa ikintu azishoboye kuvuga ariko ntumenye ukuntu kivuze kubera ko bifite nani nyinshi bahe bagenderaho cyane ugasanga ntibigize ariko ku rundi ruhande kandi biroroshe navuga ko ijambo rya mbere nahigiye byinshi cyane ko twakoraga muri bande tuziranye duhorana kandi dukijijwe mima ndamusuhuje cyane aho ari ndamusuhuje Imana impumugisha yatwigishije ibintu byinshi mima nge mwita ko ari pastor ni pasiteri wanjye buriya mima ni pastor wacu hirya y'umuziki ni ukuvuga ngo twakoraga iby'umuziki tugakora iby'umuziki agashyiramo akantu nyamara mwabana mwe muracyari bato mwitware gutya na gutya ako kantu ndikaburaga mu byo ntekereza nibukiranye mu myaka itari mike twamaranye ako kantu Imana ikamuhera umugisha yari mwarimu mwiza umunyamwuka umukozi w'Imana ukunda akazi akora kandi wa experience ikomeye uca bugufi kandi ari umuntu ukomeye akarenzaho kutwigisha icyo ni icya mbere icya kabiri ni amatwi y'umuziki amatwi y'umuziki iyo bigezaho nshimira abantu babiri nshimira Mima ngashimira byinshi kuko hari ibintu bimeze nk'amaguru bya buri munsi ko umuntu muhora n'aya magambo agenda avuga muco mukora bigenda bigufasha n'ejo hawe ni ukuvuga ngo amatwi y'umuziki abanyamuzika barabyumva hari igihe umuziki tuwumva nk'umuziki bagacuranga indirimbo ukumva nyine yavuga ijana n'igihe uzine cyangwa ukinjoye ukumva biraryoshye gusa bikarangiriraho ariko bitandukanye no kwanaliza mu matwi yawe y'indani ukamenya icyakozwe kandi mu ndirimbo kandi cyarakozwe kuri volume yo hasi studio bagafata bakaminimiza bakamara mu ijwi ariko wowe ukarikurura
ukakumva k'indani kabaye nabi akagenze neza kabuze nk'ibyo waba ushaka kuinterpreta n'uvuga ngo akantu kose karimo na kode zikunze gucanga abantu barabizi ababikora bacuranga nk'amakodes ugasanga barazitiranya indirimbo mwashiramo mukayumva nko gutatu muri abantu bane mukayumva mu buryo butatu kandi buri wese ukoza wumva ashaka kuba ari right kumva ariko mwongera kandi usubiramo usanga umwe ni wabitoye yani amatwi y'umuziki ni ikintu cimbitse cy'indani kiri deep undi muntu adashobora kumva ico uvuze kaza numva abakongomani ko nabita ngo ni oreille musicale ni nkuko nguko nivyo bintu bibiri ikindi nungukiyemo nukunguka inshuti no kumenyana n'abantu mu murimo w'Imana yes ngibyo turekeho kiwareti ki fedha ki financial ubona nk'umuziki nk'uyu ukora ubona ari akazi katunga umuntu konyine cyane cyane tuvuge nko kuvuza ingoma biraterwa n'urwego uriho kuko tudahishanye n'uvuga ngo urwego rwawe rushobora kuguha imibereho niba ari urwego ruri hasi ushobora kubaho mu bitari neza cyane kubera ko n'imirimo cyangwa se nikivamo reka mbyite gutyo cyane dukunze kubyita umushahara mu by'ukuri iryo jambo si ryo ntibigomba gusa nk'uwagiye gupagasa no kuriya abahereza mugani nabyo bishop Rwanda murana no kunda kwita abahereza bango abahereza ntabwo ari abapagasi ngo uri komitinga ura ministeringa itorero rikarekonesa ico wakoze hatabaye kurekonesa bigenda gute hatabaye kurekonesa urihangana urakora ko n'umurimo w'Imana ndagura urugero rw'ivuga butumwa igihe expectations zawe ziri hejuru mu ivuga butumwa hari ibyo uzuhura nabyo ukaba ucika intege ibyo mvugo urabyumva cyane ntituremeranye ntidushake ntitwemerane nta nubwo tugomba kwemeranya reka kubera ko ntaho tugeze ubu ngubu reka nguhe urugero nkawe ubu ngubu hari aho ukora hari aho usavinga nyine uhereza nongeye kuvuga ngo ukora kandi uri kubirwanya ukoresha ijambo ryiza abantu savinga hari aho uhereza hari icyo bashira ku meza buri kwezi bakavuga appreciation ya service hakaza undi muntu akavuga ati ni ya service n'ubundi dushaka ni ya Mana imwe dusenga ni ya Bibiri imwe twiga ariko twebwe appreciation iri hejuru double yes muri iyo station uzabigenza gute kubera iri hano barayiguha yego n'umutima mwiza ariko ugastrugglinga rimwe na rimwe no kwishura inzu bikanga wakwishura inzu ntubiki hakaza undi akavuga ati ndashaka ya service y'utanga hari imwe ariko nje none appreciation ndakuba kabiri urakoze cyane ibyo si ibintu nirirwa nibyo nshakisha zambayeho hari ibice bibiri by'ubuzima nabayemo hambere ntarasobanukirwa ikintu gisekeje ariko ntimuseke ndabyibuka nigeze gukora mu macaci zinkatatu icyarimwe kandi hose nkabemerera ko mpari ni ukuvuga ngo nakaza tuba turi kuramya bigeze hagati kwa kundi mvuge kwa kundi umwuka wabaye bashaka kwiyongeza iminota kera abandi bari kumpamagara ngo uri hehe bimeze biti nkaza bambwira ndi mu nzira bumva ko ndi ku stage bakaza mu muziki cyangwa bakumva haleluya ibiki ndabyibuka neza cyane ko nabanibuka n'isengero nabaga mvuye aha ndi kwirukanka moto sinakubwira ngo moto nabateje imbere icyo gihe cyane nuvuga muri iyo situation wari mu kazi ntiwari muri service voilà nico nashaka kuri ya point ya cya kibazo cyawe bisobanura ko wavuze ko tutabyumva kimwe noneho bifata nk'igihe kandi urumva buri kintu genda kigira ingaruka zabyo ngo aha simba umwizerwa cyane aho ngiye ngasanga nakereje aho ndi buje mu kanya dushoje mugoroba ugasanga amasaha niba barondogoye bafashe umwanya munini aho ndi buje mu kanogo gutarama dufite igitaramo ndakereza isi ikaba ikibazo nza gufata umwanzuro ndabati ibi sibyo
wafashe umwanzuro kubera ko urushye cyangwa ufashe umwanzuro kubera ko usobanukiwe wenda ukozweho na mwuka wera akakugataya n'amafuta? No, ntabwo ari ukubera ko ndushe, kubera ko ndimo kubyigiramo. Kwa kubyiga rega wigira no mu kintu kitari cyiza kisa nkaho tubyite amakosa, kuko iyo ukereje uba ukosheje. We mukibariya ugize gute nza gusobanukirwa muri kwa kubyigiramo n'abati bisibyo, reka ngume hamwe. Kandi waza kureba ugasanga aho ngiye n'imidiringire nyine nari mfanya biashara, ntabwo byari gusavinga rwose. Narebaga ku mafaranga nuko navuganaga n'umushumba, usanga namuhangaritse, namugoye. Abitandukanye n'ubu ngubu nibyo nakubwiraga. Nk'ubu ngubu wewe Eric Drummer, Gisubizo ifite concert cyangwa reka tureke Gisubizo mu mambura Gisubizo, reka tuvuge indi ministeri runaka bafite live recording, baraguhamagara ko Eric nta n'igiceri dufite, ibintu dukubitire ingoma, wagenda? No genda bikomeye, kuko hari igihe muri ico gihe hari ubwo ntabikoze mu by'ukuri. Ndaguha urugero, hari igihe twateguraga nabaga muri alarme, urabizi. Noneho tukagira hari gahunda zabaga zihoraho cyangwa bagategura n'ibitaramo byabo bisa nkaho biri special. Ndakubwiza ukuri, nabo barabyibuka, abayobozi ndabasuhuje cyane, barabyibuka cyane. Twakundaga kwicara byaje kwegereza tugakomplayininga, mfite giki, ufite iki? Naho gahunda yacu ihari, ati gahunda ni uko mwihangane. Twihangane gute? Sobanura. Donc wasanga cyabaye ikibazo. Kandi aho bivuga hari umuntu muri aramwe wabimbwiye akumbwiraho ko wabagoye. Nukuvuga ngo ashaka kuba atarabikubwiye cyangwa yaranabikubwiye, ariko nje ndabikwibwiriye. Ukuri kubivuga niko nawe yabivuze. Nukuvuga ngo niba yarabivuze gutyo ntiyakubeshe, kuko nije wabyivukiye, ntabwo wabivyajije, sibyo? Gusa cyari uburyo bimeze nk'ubuhamya, ariko nyuma yabwo nakoze neza, n'umwana mwiza, aze kubyumva ko wakize. Nakize kera tukinakorana, nagarubu ahubwo yavuyeyo kera. Yavuyeyo kera cyane. Oye sinzi yo yagiye. Abantu Nairobi yaje kera. Yavuye mu Rwanda kera cyane. Araruma igihari gifite ya makakama ya kera. Yego. Ubu ngubu umeze neza. Kuko muri ico gihe cyari igihe twageraga ibiraka byinshi bikicuka uburyo wabura ubijera, kandi ibiraka bikaza mu ma weekend ni nabwo hari ibikorwa bya caca, weekend nibwo hari ibikorwa bya laru, bikatugora. None umuntu yagukubita amafaranga menshi, mukiri n'abanaga amafaranga umuntu ayahaye, twareba ifaranga ukumva nico kintu cya mbere ugomba kureba. Ibyo zarabaye biba igihe kitari gito, ariko tuza kubisezerera, dusanga ari bitoye mu by'ukuri. Igikura ari ukorera Imana, kandi tugenda tubona koko ukorana umutima ukunze utarimo amafaranga, tuzo gusanga ari ikintu cy'ingenzi kandi cyiza cyane. Ubwishoka tugikomoje kubera ibzuzi nawe hano intambara z'abacuranzi n'abapasteri n'ibiki bijanye n'udufaranga, ariko ubwo wokotse ubwo nabandi bumvireho. Ntumeze neza subu? Meze neza kuko ni neza cyane, ni neza uko biri, ntako Imana ntacitakoze. Yes, amen. Reka dutibuke noneho mu makanisa. Yego. Usengera mu banyagihugu ngira ngo akenshi, nibyo? Kandi nanje niho kenshi nsengera. Iyo uri mu kintu akenshi biragora kukibona kurusha iyo uri hanze yacu, nibwo ukireba neza, ucitegera. Iyo ucitegeye nibwo urangiza neza ukabona ibiri kuba. Siko bimeze? Yego. Mu makanisa yacu y'uyu munsi uri kuyabona gute? Makanisa simpe nyabona neza, ko nakubita natera ijisho neza, si neza. To be honest, si neza. Ndetse ndayatangira nka mbere ho gato, mbyite ngifite imyaka y'ubuto cyane. Muri ico gihe ndagusubiza inyuma gato kugira ngo nsobanure iki umbaje nonaha. Nta bumwe cyane ndatinda ku makanisa yacu nk'abanyamurenge. Yego. Ikintu cyo kumenyera ikanisa, kumenyera gatuti,
yes icyo kintu cyatangiye twamenye ubwenge tuvuka gihari cyo gupingana kudahuza ngo bakorere hamwe bagire umwuka umwe. Murabyibuka na Yesu aje kugenda yasiga abigishwa be, murabizi ayo makuru murayandusha. Basigaye ari umuntu umwe, bari benshi ariko ari umwe, bafite ubumwe, bakorera hamwe, babyumva kimwe. Noneho tukira abanza dusobanure ubumwe ni iki? Ubumwe mvuga aho nabaye iruguru icyo gihe nibyo nshatse kuvuga. Twari dufite njye nasengera muri Kadesi. Muri Kadesi hariho sepake, hakaba metodiste. ngo buce metodiste icikamo, habaho bitwa abita ubu sinzi irindi zina ni libre ngira ngo, ariko abashitsemo bitwa ngo ni bakunze kwita barambara niba ari ryo zina sinzi bari ryo bakunda kwita, ariko ryo abantu bakunda kwita niba bakunda kubita ni bamabungu babita abakomite voilà niryo nariko nshakisha kugira ngo wenda byumvikane neza ku badukurikiye n'abakomite. Abo bantu bose ndubona abantu bose mvuze nje nabanyuzemo n'abaciyemo gutya. Nababaye imyaka ingaheri none mfite nigaga primaire kugira ngo ubashe gusesengura izo bintu. Ariko nshaka ubu nibwo mbisesengura. Usubiza amaso inyuma. Yes, nkabona ari ikibazo cyatangiye kera. Ubu nibwo nsesengura ariko ndangiza primaire gutyo. Ico gihe nari naragiriwe umugisha nabaga muri Sunday school. Onangize senti zitangiye kuza bazitumaga mu Burundi. Ziraza zikaza abantu ntabazicuranga bafite. Nukuvuga ngo hazaga nk'umwarimu abarimu bavaga mu yogo bakaja kwigisha mu madego mu Minembwe. Ngo bagatumiza undi mu wundi muhana kaza kutwigisha. Noneho ntaco twatwemerewe gukora kijanye n'imirimo yo mu ikanisa y'abantu bakuze kubera ko twari muri tukisiza imyaka tutarabatizwa bene ibyo. Narindi mu korari y'abatoya narindi mu bayiyoboye ico gihe. Noneho bakansaba kubyeza imikutano konja kubavugiriza ya ngoma birana kubwiye karepetana nabo nkaja mu mikutano ya mikutano iko makomeye ya ruguru. Nyuma yabwo sentije abakuru babahitamo bariga ariko biga ntibafate bikanga. Kamati kanisi ricara irabati ibintu ko turatakaza amafaranga duhamagara uriya mwana tubona afite nk'akaryo sinzi uko babyise ngereke mbona pasiteri na president wari perezida w'ikorari nkuru araha umoja z'abinyibutsa n'uyu munsi baje inama barampamagara ntangira kwiga ko banyeretse niba ari ubwana ufite memoire utaragira responsabilité n'ibindi ngafata kuva ubwo byama bifata kwa kwiga gutoya kwa mwarimu ku bushobozi bwa mwarimu ibyo yanyigishe ku bushobozi bw'iri byose narabifashe hafi ya byose mu gihe gitoya. Abandi bose abandi bakuru bamabigirayo bari basigaye bahunga baje habe n'abamama bati runaka muhamagare wa mwana ni muhamagare naza tuvugirize. Donc iyo ryama rifata ngo buce inja gucumbika kwa mushiki wanje mu Bibogobogo nyirizina. Hariho Mitonde bya bindi twari tugezeho kandi Mitonde nawe yaracitsemo abakomite baje kwabo ategera. Abo ni abantu babiri deja bapinganye nabi ndetse abakomite n'abamitonde bari hamwe ariko babaye abantu babiri. Aho hakabaho Kadeza ariyo nsengeramo kandi abo bantu bose wari uvuyemo uza kwa mushiki wawe nje bwanje bampinze kakujya ku ikindi kintu aho yo kumumwe indango y'ikimoki muri Kadeza ni iki kintu ukiva muri Kadeza. Donc uri mu Kadese ndi gusengera muri Bitonde nuko kwishisha kuguhunga kuja muri bakomite honti bikunda aho hari indi Mitonde bakaza ngo yababariye yababariye ngo Kadeza ishobora gukorana na Kadeza mu buryo bumwe n'ubundi. Barahuraga rimwe na rimwe cyangwa bakaja gutarama cyangwa bakadesi bakaja gutaramayo. Hakabaho na sepake. Abo bantu bose mvuze bose bari apinganye bwa bumwe warubaje ngo ubumwe niki. Ubwo nje nashaka kwereka niki cerekana ko abantu bashize hamwe.
Okay. mbese ni gute wasobanura ubumwe? ubwo ndimo gusesengura kugira ngo noneho uze uraza kubwumva ntabuze cyangwa mbivuze, kandi byose birashoboka, icyo usaba ndagikora rwose. Yego. Nuvuga ngo ndumva ko bapinganye mu ijoro, nkaja kurepeta muri bakadeze mu ikorari. Ibisanzwe bari banzi, nari mutoya ntaranabatizwa, ndanemerewe kuba mu ikorari nkuru, ariko kubera ubushobozi bambonagamo nkabigisha indirimbo, ko nabitangiye kera cyane ibintu bya muzika cyangwa byo gukunda umurimo w'Imana, kuba mu ikanisa no gukora ibyo mu ikanisa. Navayo kandi ubwo nkubwije ukuri byari bikomeye, kwa gupingana gukomeye pana koroshe. Navayo ya Mitonde umuhana nari ndimo, yari muri Mitonde, yasigaye ari Mitonde, nabo barampinze, ariko bakamfata nk'abanyibye nkaja kubacurangira, kabakora diskete. Atari mu materaniro wakora diskete bazokoresha byarimba. Ndabyibuka hari igihe ku cyumweru barasigaye banjana n'iyinga kabavugiriza, ndavuga ngo ba bantu ariko ntibakwiyegereze, ndibanyiyegereze, ariko nkabacurangira, ngacurangira iteraniro. Bwira nijoro muri mu bakomite bakaja kuntwara, ariko sinacuranze amateraniro, nkabanyibye tukikingirana mu nzu, ngakora diskete. bakora diskete kandi bambwira ngo ndi umupagani kubera ko ndi umukadezi, nibo babinyibwirira. ati ngwino dufasha abapagani, aho bihuza kuruva kuntu ngwino dufasha agapagani, ari agapagani gato gato. Urumva ngacuranga ngataha. Ya Mitonde yababariye iyo nta kibazo dufitanye, ariko ifitanye ikibazo na Mitonde yabo mugenzi wayo. Ibo ni official, bakaba bategura umunsi w'ikorari, nuvuga ngo twava ku ishuri bakaba banshorera tugusiga nubanza gutaha. Irya yababariye, yego. Bagategura ikorari ya yindi idasanzwe, nukuvuga ngo bakarepeta niyonka ikaza, kabigisha indirimbo z'imigutano, niba ari Noel, niba ari Pasaka, niba ari Niki. Urumva birumvikana, nari umushitsi w'Imena, bakamfata neza bikomeye kandi byakeza bintanga kunije naya yanje. Nuko ngo nze kubihuzaho imyaka ihaye igenda igira, naho tugenda twumvira ubutumwa, kuko hari abavuga ubutumwa tugenda twumva bagenda bavuga ngo Imana yavuze ngo muhuze muhuze muhuze, kuko ubwo butumwa ko buragenda butunyuramo, ariko ntiturabyumva. Ico kintu nico rero nashatse tituratibuka kuhasubiza ikibazo cyane. Oye dutibuke ngahe nzongera umbazi ni no ubwo bumwe y'ubusobanuro niki, ni gute twagira ubumwe, niki cyabigaragaza ubumwe, niki twakora muri make? Ubumwe nugukuraho imbibi. Imbibi ziri inyuma y'urwango rwo kumva ko uyu nguyu uyiwe no guterana nawe ni kirazira. Tugaruke ku ijambo rimwe, ese iyo duteranye tuba duteranye kubera impamvu cyangwa dusenga Imana zingahe? Tugaruke kuri ico. Iyo baje umuntu ku giti cyakubwira ko asenga Imana iyi twese dusenga, wamubaza ibirenze aho ngaho kumva abuze icyo arenzaho. Yego. Ngo yangwa bagasubira mu mateka, ngo yangwa ibi nibi. Imana ikavuga ngo sindi umuhanuzi, ariko kandi nuko nako byaba ari uguhanura, kuko ntacyo bisaba. Mugani wa Bishop Rwanda muravuze ati muzamubwira ngo maze nyicuguse ngo nahanuye, iyo nsomye Bibiliya mba nahanuye, n'ubuhanuzi bwuzuye. So icyo mvuga, icyo wita ubumwe ni uguhura ni ugukuraho gutandukana, tukaza tugahura. Twashaka nitugire ikanisa rimwe ryitwa rifite izina rimwe, twahura gute tugifite ibidutandukanye, kuko ntitwizera ibintu bimwe? None se niki tutizera? Ni ibiki bitandukanye twizera? Ntitwizera Imana. Urugero ubwo turaza kuza kuba komite, wenda na sepake cyangwa na kadesi. Aho naje nkubaza bizera iki? Duhere kuba komite. Kuba komite ni wewe ubazi mbwira. Wowe ubaje nk'umuntu uzi imyizerere itandukanye, ko dushaka kuba dufite Imana zitandukanye. Wavuze ngo ntitwizera kimwe. Impamvu mubajije gutyo ni ukubera ko nkanje mfite umushitsi w'umukomite muno, yego, bagashira ibyo kurya ku meza,
kabisengera nazo usubira kabisengera uranyibukije cyangwa agasohoka azabibatiza azabasubiramo aho azabikorera mbese urumva uwo muntu twizera ibintu bimwe twizera Imana imwe aho none biva kuki ni wega ugiye kutubwira niyo mpamvu nakubwiye ngo ni gute ubumwe bwaza biba bisaba ngo twizere bimwe cyangwa n'ukwemeranya ku cyo tutemeranya okay kurabaza neza ni ukuvuga ngo icyo bisaba ni ukureba nkirebaho nje ese icyo nizera ni iki imyumvire yanje tudaboro ni iyihe kuri iki kintu muri uyu murimo twitwa ko twahamagariwe ariko dukora nabi urugero rworoshe nk'urugero rw'ibiryo ni kesho gusa yo kubitekerezaho ntawe bisaba ngo bamubatize bamusubize mu mazi uwabatijwe yarabatijwe sinzi ko hari aho bazakora repeshage simbizi ndeze misheso sinzi ko hari ayo mu kubatiza simbizi kuko kubera ko ntari umushumba kugira ngo abakomite bazasubira bakabatiza iyo babatiza bazasenga se bazongera bakabisengera iyo ndango kubatiza bikomeye rero icyo kintu birasaba ngo bamwe bareke ibindi no kuvuga ngo iyo uhuye n'umuntu mudahuje byose biza bigusaba kureka bimwe adakunze kugira ngo mugire aho muhurira kuko nuguma ku muhame yawe urakomeza ube we ntaho muza guhurira cya kibazo wabajije ngo nk'uko gusengera ibiryo babisubiramo babiretse bagakuraho akantu k'agapingane kakavaho n'utundi tuntu wenda tudashobora kumenya ibyo n'ibyagiye bitugaragarira wenda twabonye nawe wabonye nk'uko wabivuze nk'urugero watanze icyo ugiye guhura biba bibaye niko mzumva watangiriye rero ku zo hambere mu myaka yashize tukiri ruguru nahe n'ibindi ndagira noneho tugaruke hano aha turi kuri uyu munsi sitiri bwa bumwe nta buhari si cyane ntabwo buracumbagira ubona ikibitera ari za mpamvu za ruguru cyangwa dufite izindi nshasha hano ruguru byari imyizerere n'utundi tuntu hano nibyo tugifite cyangwa hano biratandukanye ruguru byari imyizerere ariko nkumva harimo n'ibintu by'amateka ngo byagenze gutya ngo kadenda ngo byagenze gutya bigenda gutya ariko byaza byagera hano urugero bana munyamakuru hari ikintu nabonye ntiwumva ukuntu ruguru byari biteye tukamanuka twese cyangwa se abamanutse ino iyo tugeze ino tuzi ushobora ni gakeya utandukanya ukavuga ngo uyu ni umusepaki cyangwa uyu ni kadezi cyangwa uyu ni metoni bose reka mbyite gutya bose babaye ba kadezi twaramanutse ibyo batwitirira ngo turi abasazi kwa kundi umuntu abohoka kwa kundi turi abanyamwuka twemera umwuka wera icyo dukoresheje kwa kundi yamuvema iya atmosfere nayo yamuvema kuyemerera mukisanzura mbese mukagira donc batubonaga nk'abasazi ariko ino niyo mpamvu navuze ngo twaramanutse bose bitwa abantu bose baba kadezi kandi baba kadezi bitwa kadezi ubwo baba kadezi kandi baba kadezi hakiramo akantu ngo ukumva akantu kagatima karakubita bakibuka niba ari uko tugenda dusigaye ababyeyi nabo bagifitiye imyumvire abandi dufite abavandimwe nako kantu kakiriyo ntumenye neza ikibazo ariko tugaruke icyitwa iyo ngengabitekerezo imbaraga zayo zigenda zishira zaranyushwe zigenda zishira uko twamanutse ariko havuka ikindi kintu cy'amacakubiri yandi niba yarayo sindamenye niba amakanisa bamwo ibyubahiro cyangwa nibamwo ifaranga simenye icyo baza bapfa ibi byaje ino by'amakanisa yo gucagagurikamo gushwana imyase yabaye imyase bamwe bafata ishenyi rimwe gusa barasagura nicyo kibazo aho nukuvuga ngo noneho rero za mpamvu zija nko gufatika za ruguru zatumaga batandukana ubu noneho ni ibihe bifite ubureme ishingiro nuvuga ishingiro nta muntu ufite ishingiro ryo gucikamo cyangwa ry'urwango cyangwa ryo gupingana kuko ibyaruguru nubwo cyangwa ryo kuvuga ngo singwemera kandi narakwemeye iminsi mikeya kubera ko utantije agatuti kubera ko utampembye kubera ko utampaye mikrofone kubera ko utanyicaje mu ntebe z'icubahiro ngo bibe intandaro yo gutandukana kandi dutandukane mu mwuka mubi erega iyo ufite umuhamagaro Imana yaguhamagaye gushinga umurimo
ushobora gushinga umurimo udasakuje. none se impamvu nari Cyangwa mvuze ngo utagumutse. ibya kera byabaga bisa nkaho byiyubashe Yego. kurusha iby'uyu munsi wasangaga nubwo babaga bameze gutyo ntibacikagurikagamo cyane ngo usange ngo bashinze utundi dukanisa. Uzugera hano aha turi kuvugira n'Irongaye dufite amakanisa arenga 9 kandi tuhafite ingo zirenze 400 ndagize turageze ingo 400 hano Rongaye sinibaza ko zigeze ntizishika tizigeze. ukibaza n'ubu tuba tuvugana ko hari irigiye kuvuka. Ayiwe ejo mu gitondo barakubita ingoma. Aho ni iki kibitwe kubitera ikibazo ni iki? hari umwuka udukurikirana. Hari umwuka udukurikirana abantu barebe neza. Ni ukuvuga ngo ifishi mpaye mbona mugani w'abayumbi ikihaye imbwira hari umwuka wakurikirana abantu wo gutatanya abantu no guca kutumvikana. Nkunze kugaruka ku ijambo uzanabyumva n'ahandi. Hari akaterime twakunda kugira muri alarme ngo turapfa Imana ba kandi ijambo ry'urwenya mugize akantu bitanahuye kubera urwenya rwinshi ngo ntidupfa Imana, ariko abangaba abo ko barayifa mu makanisa. Reka tugana ku musozo wenda. Yego. Uraza kuduciramo muri makeya nyine ukubona n'inama watanga. Yego. Ariko reka nkubaze iki ngiki mbere ko tugera aho ngaho. Muri Rongaye nkawe urebye population ihari n'abantu bahari twakwiye kuba dufite amakanisa ngahe? Population ihari n'amakanisa ahari uko byakagombye byibuze tuba dufite ikanisa rimwe kandi iyo kanisa byanga bikunze tudashidikanya ryaba ari ryiza cyane kuruta kugira icyo twakwita udukanisa twinshi. Ntabwo tudusuzuguye ariko reka tubyite kugira ngo wewe uhawe kurikira wenda uzumve neza ko ushaka kubyumva. Amakanisa menshi impamvu twita udukanisa nuko ari duto bisa nkaho adafatika kandi wareba n'uburyo yagiye avuka ugasanga karavuka mu buryo butari bwo hatabayeho mu butayu cyane. Haragahayo ibindi ni guhangana, kumva ko utonyobora, kumva ko niba wananyobora ukora icyo nshaka, nutagikora ndakora iki. Nonke ni ibintu bidakwiriye abakozi b'Imana. No uvuraza ngo twakwiye kuba dufite kanisa rimwe. Tubwire nk'abapasiteri 5 wumva wariyo bakariyobora bari Rongaye. Abapasiteri 5 uhereye kuri titirere n'abamwungirije. Pasiteri 5. Pasiteri 5 ndakubwira pasiteri 3 bagakwiye kuba bayoboye ikanisa rya Rongaye. Ikanisa rya Rongaye. Ni Imana n'umwana n'umwuka we. Abo saba pasiteri. Abo udafite abo abandi baba oya n'ubundi iwe niwe witorero n'ayandi yose niko bimeze. Nubwo ari dukeya nubwo ari menshi abo 3 bari muri yose kuko turabona Imana iri kubakoresha imirimo itandukanye. Zapfuye kirabakoresha imirimo yo gutemagurana. None sagise ngo Imana izayiburira n'ikibizi kibzazamo iciza. Hari igihe tugambirira ibintu ku nabi Imana ikabikoresha ku neza. Je niko mbona. No nanje ga uranyemera nkubazi. Yego. Umbwira ukuntu Imana yukoresha inkoni yo mu ikanisa ugatuti kwibyaza mu iciza, umbwire n'iciza kizava muri iyo fimbo muri ico kibando. Byanga bikunze kuko niko ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma. Yego. 8:28. Ngo hariga ni gutigenda mu Kinyarwanda nibagiye ukuntu genda ari kuvuga ngo iteranyiriza ibintu byose kutuzanira ibyiza bite byose biteranyirizamo kutuzanira ibyiza. Something like no uko byose for the good of those who love him. Ubwo n'ubango byose amacakubiri n'urwango no gupingana kutemerana no kutubahana byose ko biraza ngo bitugirire neza hari turasoramo mamwo ibyiza. Nubwo dufite utwo duce bavuze ngo n'amakanisa nyine umukara kuramugira umwero tubona ntari gukorera Imana se.
noneho nugeraho biraba uraba ukuruye umugozi muremure cyane udashobora nugeraho ndibaza ibibazo aho ngaho cyangwa ndakubaza ibibazo ubwo nijyari ninavuze ati si turapfa Imana mu by'ukuri ni gute ako nkunze wasubiramo turayipfa gute mbwira ukuntu tuyipfa ese wowe kuri wowe bwa bumwe ntacyo buvuze ubumwe iyo tujya kuba dufite ikanisa rimwe twasanze ko nawe wemeje ko ryaba ari ryiza niyo mpamvu nakubaje ngo warihande ubu uwo wariho oyaye ndiyabuze kandi ndiyabonetse kubera ko naryo ntari hari ngo turebe uwo turigenera niko yeze tuzi ko na Paulo yacitsemo Paulo na Barinaba bacitsemo mu yandi magambo ducikemo kubera ko Paulo yacitsemo ariko warushatse kuvuga ko bitahereye umunsi gucikamo ntibihereye umunsi rero ducikagurikemo oya siko mvuze waruvuze kuramanisha iki ushatse kumanisha iki ubwo rero yagize ngo tubwire niba gucikamo ari ibi dushaka umuti umuti ahubwo niba ufite uwuturongere wewe ndawe niba ufite ufata abantu bose tubashire ku musururu ku murongo tubarongere dushake tubwire umuti rero tuvuga uti waruvuze ngo tubashakira umuti niba atari byiza jewe ko atari byiza rero niba ufite umuti uduhe ko atari byiza ko badacikamo jewe mvuze ko atari byiza ko bacikamo cyangwa ko badacikamo ko badacikamo ni bibi yandi gucikamo aho yes byahagarara se guhagarara babishaka takidashoboka babishaka yego erega ibi imvururu ko ziraba yuko babishatse bashatse ko ziba ni ibintu baye bapanga none hari abantu bakunda ibintu bibi simbizi ko abakozi b'Imana bakunze ibintu bibi simbizi niba hari abakunda ibintu bibi ariko hari abakunda gukora nabi kuko kwangana gutandukana gupingana ni bibi sinzi kuntegereye no ikibazo gihari rero iyo wicaje impande zombi zacitsemo buri umwe akubwira ukuri kwe undi ukiwe none ukabura nk'uri mu makosa dore ukuri ese iyo bigenze gutyo mwakwibajije kuri Bibiliya taci Bibiliya ivuga ku biri ni ukuvuga ngo waravuze ngo iyo wicajije impande zombi bakaganira umwe aguha ukuri kwiwe kandi ukuri kose siko ari ukuri gusa wondusha kuburana cyangwa ukandusha ruswa kuko igihugu ni cyaruswa ntuzibona se uriza amakanisa biri mu gukemurwa n'inzego za zinani n'inzego za leta bitagakwiriye abantu bagafungishanya cyangwa bakaregana kandi nabo bareba n'uburyo babikemuyemo ugasanga si ubikurikiranye neza kubera ko igihugu cyamuzwe na ruswa mu yandi magambo niba ufite ikofi iremereye birakorohera aho none niba umuntu afite ikofi iremereye akantsinda nje utsinzwe nkagenda ngashinga irindi kanisa mbangize nabi anije usohotse ntubugize nabi cyane ariko ntubunagize neza kubera ko ntabwo ikanisa ry'agahimano rigomba kuba oya si agahimano kugira ngo mbonye mugenzi wanje unyeretse ko watsinze nanjye nkwereke ko nshoboye gufungura kandi ibyo ukunda ntabwo uranyumva aho ngaho subiramo wowe tuvuge njewe tuvugiranye ibibazo kubera ko nkurusha amafaranga ndagutsinze ariko ndi mu mafuti uzicara munsi yaje uzi ko ndi umunyamafuti ko nakugurishije ngo umeze nkuyobore ufite umutima w'Imana onicara kuko niho kwihangana nicyo biri tubwira kwihangana za mbuto zo kwihangana wo kwihangana ariko kubera ko nta mbuto kandi nawe ufite umuhamagaro uwo muhamagaro ndetse ufite n'abantu bagukurikira tubona ahantu zapfiriye ni ibyo bintu bibiri ukavuga ngo naje mfite umuhamagaro kandi nije wazanye kino gikupe cy'abantu bose mfite umuryango cyangwa mfite abantu bose nije baje bakurikiye cyangwa naguze senti yes aho senti se mu bwami se ivuze ko Imana ntizi ko uko hari ibyo ireba ikabibona nk'ibidahari cyangwa ikabibona nk'umwanda hari umugabo iriya hakurya yari yaraguze baro yari umukinnyi yari yaraguze baro bakaja gukina n'abandi bagabo nyine babakire mu gitondo n'inga yego noneho ntiyarazi gukina cyane nyiri baro bamusimbuza
bikaba ikibazo agahagarara hanze baro yarenga nyine kugira ngo bagiye gufata ngo batere nka corner akamufata akayigundira umukino ukaba urarangiye basigara batazamusimbuza kubera ari nyiri baro. ni igihume cy'umugabo. none no mu ikanisa nuko nyiri senti itakorwa harimo ibihumbi, dufite ibihumbi ubu ngubu mu makanisa. waguze bafure cyangwa wakishura ikanisa umukoreho, tuvugutire rero umuti, tuvugutire umuti ni iki cyakorwa kugira ngo ibyo bishire. icyakorwa, erega abantu bose wambaye umuntu wese agira intege nke. reka twemezanye ko impande zombi zoba abanyamakosa cyangwa igice kimwe akaba aricyo kiba gifite amakosa. ariko kubera ko bigenda biba henshi mu byiciro bitandukanye, mu turere dutandukanye, mu makanisa atandukanye, ntekereza ko niyo mpamvu navuze ngo hari sipiriti runaka. ntabwo byaba bikiri gusa, ahubwo bagomba kureba bagasenga bakiyiriza, bakambara ibigunira, bagapfukama bakaririra Imana. ariko nanone ari ikintu kivuye ku mutima, kituvuye ari umutwaro tubanje kubigirira ubwacu kandi twese muri rusange. kuko umwe, sinzi umuntu umwe ko yagira umutwaro w'abantu bose kandi atari utera ibibazo, twebwe ubwacu tutabyiyumvamo, tutabyiyumvishamo. tubanze tugire uwo mutwaro, bibanze bitubabaze ibyo turimo, tubisabire imbabazi. dusabe nde? dusabe Imana imbabazi. yes, itubabarire, twiyunge. nitumara kwiyunga tugume muri ya makanisa cyangwa tugaruke? birashoboka ko twoguma aho turi, tutishaganya, tudafite parapara n'akajagari. birashoboka ko hari uwogaruka, habaye kubabarira, hakabaho ubumwe n'umutima mwiza no kwiyumvanamo n'urukundo, umuntu akorana, wogaruka bigakunda. habaye kubabarira, wogumaho muri twokorana, twokorana mu bikorwa byose. kubabarirana byakunda, ariko kugaruka zo simbibona. niba bitokunda, aho turi tukahabana amahoro, kandi dufite imitima ikeye, bitari ibyo kujijisha n'uburyarya. ariko tugasitopa ibyo bigahagarara, uwo mwuka wo. none se Marenge Musisi mwaduteguriye ico kintu? none se ubu si cyo irimo ibabwira? noneho kikajya practema, kuko Marenge Musisi dafite ahibagamiye, hamagaza igiterano cyo gusenga. uyu ni umukutano ukomeye uyu dukoze. turabatangarije ngo mugaruke, tubanze tubabazwe n'ibihaye biba ibyo tuba dukora mu matorero, dusabe Imana imbabazi, Imana tubabarire n'abantu twagiye dukosera cyangwa dukoshereza, hanyuma tubabarirane, tubane neza, dusenge Imana. niba koko dusenga Imana imwe, niba tudasenga Imana imwe, uzovuga ngo jewe ko ndasenga igishishwa cy'ibitoki hariya, undi avuge ko ndasenga igiti, agenda kibaza kimanike mu wiwe, uzusengeraga mu wawe. ntakubabarirana nta aho ngaho ganuza aba wamashije biroze bishambuke. so birakomeye cyane, kugira ngo twaganira bukira bugaca rwose, ni birebire, tugaje kubivunagura no kubinyura hejuru, ariko wumva arumva, kandi ukeneye gukira arakira. reka tugushimire, tugushimire cyane kuri uyu mwanya watanze iwawe, ubashe kuganira. kandi abakunzi bacu tubibutse nakagaruka, utarakanda subscribe button ntiwibagirwe kuhakanda. ni inkunga ikomeye cyane, ni impano uri uduhereye ubuntu. hanyuma ibindi Imana ikomeze ibagire neza, mutunge mutunganirwe. nakagaruka. bye.